twongeye kubaha ikaze muri studio za One Nation Radio ijwi rya diaspora nyarwanda ivugira hano muri Amerika. Njyewe ni Bahati tugiye kubagezaho ikiganiro cyitwa RWANDANS ABROAD. Twongeye tubibutse ko this is One Nation Radio, akaba ari radio yanyu, radio y'abanyarwanda bari hanze n'abanyarwanda bari mu Rwanda. Tugiye gushimira abanyarwanda bose abakozi ba Nation Radio mugira mutanga umusanzu wanyu mutanga n'ibitekerezo, tukaba natwe tuvuga ko tubakunda cyane. Mu nama ihuza ibihugu by'Uburayi ku nshuro 12 yabereye mu Ruseli mu Bubiligi kuva ku itariki 5 kugera ku itariki 3 z'ukwa gatandatu 2018 ifite insanganyamatsiko igira iti umwari n'umutegarugori ku isonga ry'iterambere rirambye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatanze mu kiganiro kibanze ku kamaro k'abari n'abategarugori mu kugera ku ntego z'iterambere rirambye, maze agaragaza abari n'abategarugori bahabwa amahirwe angana n'ay'abandi mu nzego zifata ibyemezo. Ubwo hatangizwaga iyi nama mu ijambo ryijeje kubitabiriye, Perezida Kagame yagize ati ni ngombwa gushira imbaraga mu guteza imbere uburinganire n'inkingi ikomeye y'iterambere rirambye haba mu bihugu bikize n'ibiceni. Kuva kera abagore batojwe ko bari munsi y'abagabo ndetse ashobora kuzamuka igihe umugabo amugiriye impuhwe, gusa ni umuco udakwiriye kwihanganirwa na rimwe. Umukuru w'igihugu kandi yanagarutse ku murimo ivunanye abagore bakora ariko idahabwa agaciro nko kwita ku rugo, kurera abana n'ibindi bigatuma umusaruro wabo uba muke mu kazi bahembwa, bityo abagabo bakazamurwa. Perezida Kagame yakomeje avuga ko he for she cyangwa she is idakwiye kuba mu birango gusa, ahubwo ikwiriye kuba mu kwiyemeza guharanira impinduka ntibyagerwaho hatabayeho uburinganire. Perezida Kagame yatanze urugero ko mu Rwanda bashizeho ikigega gifasha umugore gukomeza kubona umushahara wuzuye mu byumweru 12 nyuma yo kubyara, nta kibazo cy'ubusumbane mu mushahara cyabayeho. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaboneyeho kandi gushimira komisiyo y'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi umwanya bashira mu guteza imbere uburinganire. Si ubwa mbere Perezida Kagame yitabiriye inama, umwaka ushize wa 2017 nabwo yarayitabiriye, ariko kuri inshuro yagiranye ibiganiro n'abayobozi batandukanye barimo umwami Philippe w'Ububiligi, minisitiri w'intebe w'Ububiligi ndetse n'abayobozi ba komisiyo y'ubumwe bw'Uburayi barimo perezida w'iyi komisiyo Jean-Claude Juncker. General Bahati Kalisa, One Nation Radio, America.